Ndongeye ndagushimiye neza cyane kabisa wowe mukunzi wa Inyarwanda Sport TV yitwa Rutahizamu Folenganye. Nguyu neza cyane kabisa akaba arimo aragenda akorera inyuma. Arimo aragenda azenguruka n'ubundi ikibuga bigendanye nuko atatangira imyitozo n'abagenzi be. Nawe bigaragara ko ku mukino we ku munsi w'ejo gukoreshwa ku mukino rwose bigoranyemo. Rutahizamu Folenganye maestro kabisa akaba yamaze kuba ahasesekara. Nkuko rero nabikubwiraga ngiyi ni ekipe ya Murera n'ubundi imirakora imyitozo hano ngaba abanyezamu neza cyane bombi bose bakaba bahabaye neza cyane barimo baragenda bakora n'ubundi imyitozo ya nyuma no kuri stade Amahoro. Yes, nkuko rero nabikubwiraga neza cyane kabisa tayari ngaba abakinnyi bose b'ikipe ya Murera bari hano kuri stade Amahoro Iremera ngaba neza cyane kabisa yitwa team captain Emily Bayisenge ewana akaba ahabaye neza cyane kabisa arahari ngo yiteguye kuba yatanga igikombe ku munsi w'ejo ku bakunzi b'ikipe yitwa Murera ngo ku munsi w'ejo ngo igikombe cyose bazaba gitanga neza cyane kabisa ntago biba byoroshye wa muntu we ikintu bita sound ahangahe bayakoroganye cyane rwose ariko nago biba byoroshye no mpamvu nyine umuntu agenda ba details zose yitwa Kitoko Likawo Faustin aka Yatupas mbagera nko kubitana n'utuntu twose bagenda tereka ati Yatupas nguyo mwitandi kumana Osman ari kumwe na Bizoza ngaba rero twagiye challenge nyinshi cyane bagenda baterekamo hano mujamusa nka Mamadou ariko bamwamubonye neza cyane reka nicare mpuzamahanga nanjye mbaje kwa nakwicara byose ni hariya ntabwo biba byoroshye rero ngaba rero abakinyi b'ikipe yitwa Murera ku munsi w'ejo bitegura guhangana ikintu cya mbere nakubwira 2022 ekipe ya APR Football Club n'ubundi yacakanye n'ikipe yitwa Murera neza cyane kabisa APR itsinda ibitego bibiri kuri kimwe ikipe yitwa Rayon Sport ku mukino wa Super Coupe hanyuma 2016 cyane ubwo bakubitwaga ibitego bitatu kubusa vibaya sana bari bayishe ikipe yitwa Rayon Sport bayiteye ibitego bitatu ariko 2017 neza cyane kabisa baragaruka nabo bakubita ikipe ya APR ku mukino wabaye iminsi biri mu karere ka Rubavu nyuma y'ikibazo cy'amatara rwose ewan details zose zaje kutazirangiriza ikipe yitwa Rayon Sport itsinze mandi kumwe n'umukobwa mwiza cyane kabisa kuva ku Igihe Sport akaba yitwa Sandrine mu mufollowing neza cyane kabisa kuri Instagram yitwa Sando Photographer nimba nibeshye sibyo ra ati nibyo neza cyane kabisa mu mufollowing agira 100 nibyo mbagenda mbabwira neza cyane kabisa hanyuma radio details zose ahangaha haba ari abanyamakuru nabo ngenda bakwereka nge nkora ibintu abantu benshi batandukanye dore ngaba abangaba ngo aba ni abanyamakuru ngo batanga icyizere cy'ejo hazaza ngaho ndebera ko birakomeye mpuzamahanga rero ngo iki suza abana ariko Erike bunde uyisunanirwa se benkuretse tambikano hirya mande nkwereka abanyarwanda banze bakureba ariko tambikano hirya tambikano hirya bakurebe cimbere bamwita Saidi umaseri wa mbere kabisa nguwo rero n'umukobwa wo ku Gihe akaba yitwa Sandrine bamufollowing kabisa kimwaga atarabona yamaye ibintu birakomeye cyane hanyuma rero reka nkwereke uko gahunda zose zimeze neza cyane kabisa nkwereke n'ubundi imyitozo yuko ahangaha ibintu biba bitoroshye bagiye ko bakora imyitozo basimbuka reka magere nkwereke details zose hanyuma rero details zose uwitwa Serge Mwambari agiye kuba azibereka neza cyane kabisa bagiye ko basimbuka bazamuka mu gicu mu kanya gato yandaje nkwereke none icyo bita aga slow motion ngiye kuba bakubitamo mu kanya gato cyane kabisa hanyuma rero reka twongeye tubashimira cyane nguwo Bizoza aka bamwanye neza cyane bamwita Kitoko Likawo Faustin aka Yatupas mbegi afite agatuza hatari reka turebe rero Serumugara bwati reka mbawunyeshe cyangwa se mbereke uko bikorwa ma video tuba twaryamye hasi kugira ngo details zose zibashe kwa mwagenda muzibona ngo rero reka nkwereke uko gahunda zose zimeze akazi nako kaba koroshye Abetra bwati nukunyuramo ku ruhande mukagaruka ibumoso mugaca iburyo ngayo na cyane abaye nabwo ati twe twaciye muri academy ati ikintu bita coordination twe turakizi ati mwega imeze bite rero ngiye bayita stade ati twagiye
Kimuha hagati arabona Kazicapa Lebo, bamwita Bigirimana Abedi tayari aba yaharyamye. Reka turebe rero iya mbere uko igiye kuba ikorwa. Ntarindwa Aimable ari mu b'imbere amaze kumubwira aho agomba kugenda agakata. Uwa mbere ati twagiye, bamwita Bizoza, akaba ari uyitangiye neza cyane kabisa. Ngabo neza cyane kabisa. Reka bose ngende bakwerekamo neza cyane ukuntu gahunda zose zigiye zimeze. Ese biragenda gute? Uwitwa Ganijuru Ishimwe ati ko ndeba bitangiye kugura nakiri kare, ni imyitozo amurera papa. Ewana bagenda nishinye cyane nyenda amaha. Ati tugende uko gahunda zose zimeze neza cyane kabisa. Reka nze nkwereke super striker akaba yitwa Folenganye, mugende mumubonamo neza cyane kabisa. Nguyu Maestro Folenganye aba habaye neza cyane kabisa. Hanyuma ati musimbuke turebe urwego rwanyu rw'imikinire. Ngaba neza cyane rero ubwo kwa Kimuha hagati arabona. Nuko gahunda rero zimeze. APR vs Rayon Sport ku munsi w'ejo bizagorana neza cyane kabisa. Reka turebe abakinyi barasimbutse neza cyane kabisa. Ngayo hari abagomba kujya mu kibuga hagati, dore aho bagiye kwita batsindirwa. Nahangaha Serumogo Armara yaninyemeje umutuku, bati Bigirimana Abedi wowe urabivanze. Ekipe Bandikumana Asumani yatsinze, barongeye batangiye. Ngabo tugende Serumogo Armara arayoboye. Ndaje nkwereka ukuntu umukino wagenda ukinwa. Reka turebe ubagezweho itimu ya Rushema Chris mu kibuga hagati. Rushema na Zubara. Rushema ntabwo azuba. Uwitwa Ishimwe Fisto arazubara neza cyane. Mbanye na mukwita details zose. Ubu hagezweho rero naho. Reka turebe ba Emery Bayisenge. Reka turebe neza cyane ukuntu bigiye kwa bigenda. Attention! Aha, nta kipe itsinzwe. Ni Arofera ati mwongere musubiremo. Mbanye ngo details zose ukuntu gahunda zose ziba zimeze. Ariko rekana n'ababereka abakobwa bacu n'abahungu bacu bafotora. Yitwa photographer Delphe, akari kumwe na Sando wa Igihe. Nongere nigarukira hangaha. Details zose nge nababwiye ngo ngomba kubereka imyitozo bamutabonye ahandi. Niyo mpamvu nitwa mpuzamahanga kabisa. Utu dukino rero nitwo twiza cyane. Reka turebe ekipe iri kumwe na Yannick Bangara mu kibuga hagati. Attention! Ikipe ya Bandikumana Asumani natsinzwe. Nguwo Ndikumana Asman super striker. Kipe ya Emery nayo igiye kubijyamo, bamwita Yannick Bangala Litombo. Reka turebe iya ba Abedi ngoma kuri kibuga hagati baratsinzwe. Reka turebe bahise bica noneho nukubanga agakina ngamba bagenda bakina, barimo baragenda bakahita bica yabo ku buryo bagomba kuba bari inyuma. Kipe iratsinzwe rwose ahangaha.